Dutangire ahantu hasa nk'aho ari mu cyaro. Hari urugo rusa nk'aho rwitaruriye izindi ngo. Harimo umukecuru ari kwibohera umusambi ari n'akatongana cyane n'umujinya mwinshi agira ati: "Ariko sinakubwiye ko ntabyo nzi, ubundi kuki ushaka kubimenya cyane?" Ubwo ku ruhande gato haba hicaye umwana w'umuhungu witangiriye itama ndetse bigaragara ko nawe atishimye. Niko kuvuga mu ijwi rituje cyane agira ati: "Nyogoko, ndakwinginze mbabarira umbwire. Ni ukuri ndambuye kubaho muri ubu buzima njyenyine ntazi impamvu yabyo." Umukecuru akomeza kuvugira hejuru ati: "Ariko sinakubujije gukomeza kumbaza ibintu nk'ibyo. Kuki ukomeza kuntera agahinda wa mwana we? Nyogoko, ariko waransezeranyije ko nimara gukura uzambwira inkuru y'ubuzima bwawe, ukambwira impamvu mbana nawe naho ababyeyi banjye bagiye." Umukecuru yabanje kwiruhutsa niko kwitegereza umwana cyane, maze mu maso he hatangira kujengamo amarira. Niko kumubwira ati: "Mwana wanjye, nimba witeguye kumva inkuru y'ubuzima bwacu, igira hino wicare ku musambi nkubwire uko byagenze kugira ngo twisange muri ubu buzima." Ndagusuje wowe uteze amatwi iyi nkuru. Ndagusabye nimba utarakoze subscribe, banza urebe hasi ubanze uyikande ubundi twikomereze. Mwana wanjye, byose byatangiye ubwo nari nkimara kuvuka. Navukiye mu muryango uciriritse. Papa na mama baranyishimiye nk'umwana mushya winjiye mu muryango. Papa ariko nubwo yagaragazaga ko yishimye, muri we indani nta byishimo yari afite. Nta kindi cyari cyamurakaje. Yari azi ko ndi buvuke ndi umuhungu. Muri make nari mvutse ndi umukobwa wa gatatu mu rugo, kandi we sibyo yifuzaga. Umwana yakomeje gutega amatwi niko kubaza umukecuru ati: "Ariko nyogoko, sinzi impamvu uri kumbwira iby'ubuto bwawe kandi nkeneye kumenya impamvu njye nawe tubayeho gutya. Mwana wanjye, tega amatwi witonze, ibyo ushaka byose ndabikubwira. Ariko mbabarira aba ariho mpera kuko agahinda kanjye kose niho katurutse." Ubwo papa nyuma yo kubona ko ntavutse ndi umuhungu ntiyongeye kutwitaho nk'uko byari bisanzwe. Wa mwana we, nari ndi uruhinja ariko nanjye nahise mbibona ko ibintu bihindutse. Yatangiye kujya ataha amajoro ndetse yanasinze cyane. Ubwo bakuru banjye nabo bari bakiri bato, batangiye gukora imirimo ivunanye bafatanyije na mama kugira ngo tubone ibyo kurya. Papa yahise azana undi mugore yishimiraga cyane. Yavugaga ko ari we uzamubyarira agahungu. Ubwo mama yahise afatwa nk'umugore udafite icyo amaze kuko ngo abyara abakobwa gusa. Birumvikana papa yahise afata inshingano zo kwita ku rugo rushyashya. Mama yakoze uko ashoboye, yabona aho haca inshuro twese tukajyana tukamufasha, ubundi tukabona ibyo kurya. Iminsi yakomeje kwisunika, nuko wa mugore wa papa aza kubyara umwana w'umuhungu. Byari ibyishimo byinshi kuri papa kuko yari abonye ibyo yifuzaga. Noneho na ka kanya gato yaduhaga niko ngiye kuboneka. Twakomeje kubaho muri ubwo buzima, nkura numva papa ntamukunze habe na gato. Ubwo mama yaje kubyara abandi bana inyuma yanjye ndetse abyaramo n'abahungu. Kubera ko urwo rugo rundi rwa papa ari rwo rwari rufite umuhungu mukuru, ubwo ni rwo rwari rufite agaciro. Maze kujya imyaka 12, njye na bakuru banjye ndetse na mama twagiye inama y'ibyo tugiye gukora kugira ngo turebe ko twarera barumuna bacu. Ubwo mukuru wanjye umwe yagombaga kujya ajyana na mama guca inshuro z'ibyo kurya, undi agasigara mu rugo arera barumuna bacu, naho njyewe nagombaga kujya mbashakira amafaranga. Ubwo negereye papa mubwira ko agomba kunshakira akazi gahemba amafaranga, maze ansabira akazi ko kuragira inka ku mutunzi twari duturanye. Nagombaga kujya mpembwa ku mwaka, ariko amezi 6 yashira
bakampa icya kabiri cyayo kugira ngo tugire ibyo dukemura. Nabaye umushumba ntangira kuragira inka ndetse mbikora mbikunze. Uyu mugabo yari umutunzi cyane ariko nta mpuhwe yagiraga. Iyo namaraga kuragira inka mbona zihaze, nafataga igiti gikomeye maze nkasubira mu njumbure aho babaga bakuye ibijumba, nkashaka ibyo batayemo akaba ari byo bintunga. Iyo nabonaga mbonye byinshi nashyiragaho barumuna banjye ndetse na mama. Uko nahembwaga yose nayajyanaga mu rugo nkayaha mama, akatugurira imyenda n'ibindi twabaga dukeneye. Umunsi umwe umugabo nakoreraga yansabye ko tujyana gusura inka. Gusa wa mwana we, ibyambayeho uwo munsi ni ibintu ntari niteze mu buzima bwanjye. Umwana kumva ayo magambo yarikanze cyane, niko kubaza umukecuru ati, "Nyogoko, ko nteye ubwoba, ni iki cyabaye uwo munsi?" Umukecuru yakomeje inkuru ye n'ikiniga cyinshi cyane agira ati, "Mwana wanjye, uwo mugabo yamfashije kwita ku nka, ubona nta kibazo rwose. Gusa ibyakurikiyeho ni agahomamunwa. Yatangiye kugenda nshimagiza cyane, ambwira ukuntu inka ze nazitayeho, ari nako agenda anyiyegereza. Nari nzi ko ari ukunshima bisanzwe, kandi nabonaga ari umugabo wiyubashye. Uko yakomezaga kunyegera ni nako yagendaga ankoraho. Naratekereje ndavuga nti, uyu mugabo nicyo nshakaho. Nahise mwiyaka ndavuga ngo, databuja, muri kumbangamira. Yesu ankubita urushyi rwiza cyane rw'amatama n'imbaraga nyinshi cyane avuga ati, "Uremera turyamane ku neza?" Nanjye n'ubwoba bwinshi ndamubwira ngo, "Databuja, mumbabarire ibyo bintu ntabwo nabikora." Yesu yongera ankubita urundi rushyi avuga ati, "Ariko uribuka ko ndi databuja wawe?" Ubwo yahise abishyiramo imbaraga, noneho mbona ko ntaho ndi bumucikire. Natangiye kwihagararaho, nawe akomeza guhatiriza. Birumvikana yandushaga imbaraga, sani kumurwanya ngo mutsinde. Narasakuje ndatabaza, ariko ntawari kuntabara kuko ntawari kunyumva. Nageze aho ncika intege, ndamureka akora ibyo akora. Amfata ku ngufu aranyangiza, ari nako ankubitagura. Umwana kumva ayo magambo nawe amarangamutima yaramufashe, atangira kurira, niko kubaza umukecuru ati, "None se nyogoko, icyo kigabo kimaze kugufata ntabwo wakireze ngo bagifunge?" Mwana wanjye, byarangoye cyane. Nagombaga kubigira ibanga, nta muntu n'umwe wagombaga kubimenya, kuko cyanteye ubwoba kirambwira ngo ninibeshya nkabivuga kizangirira nabi ndetse n'umuryango wanjye ubihomberemo. Yise anyirukana muri ako kazi ndetse n'umushahara wanjye ntiyawunyishyura, ngo kubera ko namusuzuguye kandi ngo yabonaga nangiritse ntazongera gushobora kwita ku nka ze. Namaze amezi menshi ndwaye ntabasha kugenda. Mu rugo sinari kubabwira icyo nabaye kuko nari kubamenya ibanga, kandi sinifuzaga ko hari ikibi cyaba ku muryango wanjye. Umwana yitegereje umukecuru niko kumubwira ati, "Nyogoko, ni ukuri wihangane ku byakubayeho. Ubwo se ko ari wowe wari ushinzwe gushaka amafaranga, iwanyu mwongeye kugira amafaranga gute?" Haciyemo iminsi mikeya ntangira gufata agatege, maze mama ajya kunshakira akazi k'umwarimu wari utuye ku wundi musozi, nuko amakazi ko kurera abana be no gukora akazi ko mu rugo gasanzwe. Aha hantu niho hahinduye ubuzima bwanjye, ntangira guseka. Rwari urugo rwiza cyane rw'amahoro. Umugabo waho yakundanaga n'umugore we ndetse n'abana be bakamwisanzuraho. Natekereza ko njyewe papa duherukana kimbyara nkumva ngizemo agashiha. Gusa ariko sinabitekerezagaho cyane.
kubera ko uyu mugabo yamfataga nk'uko afata abana be. Nakundaga ukuntu iyo yavaga mu kazi yigishaga abana be bigatuma bamenya ubwenge. Nanjye yansabye ko yajya anyigisha kubara, gusoma no kwandika. Buriya duke nzi gusoma no kwandika niho nadukuye. Ibyo byatumye nongera kwigirira icyizere, maze ntangira gusenga nsaba Imana ngo ninshaka nkabyara abana banjye byibuzemo umwe azabe umwarimu. Uru rugo narukozemo igihe kinini, ari nako barumuna banjye bagenda bakura. Nahavuye ndi umukobwa mwiza, mbese abasore baratangiye kumbenguka. Mama yari umunyamahirwe cyane kuko yari yarabyaye abakobwa beza b'ikinyabupfura. Mukuru wanjye niwe wabanje gushyingirwa. Hadaciye kabiri nanjye batangira kundambagiza. Utambona uku buriya njye nabenze abasore benshi kubera ko abazaga bose nabonaga batanyuze. Ariko byose byahindutse umunsi umwe ubwo hazaga umugabo mwiza w'igihagararo kandi ufite ikinyabupfura uniyubaha. Nta kujijinganya mama yahise amunkingira. Byari ibyishimo kuri njyewe kuko numvaga umugabo wanjye mukunze cyane, kandi nawe yaranteteshaga, mbese akampa ibyishimo ntigeze mbona mu buto bwanjye. Urugo rwacu rwari urw'amahoro. Imana yaduhaye urubyaro, nuko imfura yanjye iba umukobwa. Uyu mwana numvaga agomba kwiga akazavamo umwarimu nk'uko nabyifuzaga. Niko byaje kugenda, ariga ndetse aba umwarimu. Barumuna be bose bamukurikiye baje ari abahungu kugeza ku mwana wa 7. Uko bagendaga bakurikirana ni nako nakoraga uko nshoboye nabo bakiga. Umwana amaze kumva amagambo yamwenyemo niko kubwira umukecuru ati, Imana yarakoze disi, ubwo se hari ubwo wongeye kugira ibibazo? Umukecuru yitegereje umwana we aramubwira ngo, wa mwana we, burya uko ugira amahirwe menshi ni nako ibyago bikwirukaho ari byinshi. Uko utera imbere niko abanzi biyongera bashaka kugusubiza inyuma. Umugabo wanjye yari azi gukora cyane ku buryo ku musozi twari dutuyeho niwe wari utunze imyaka myinshi ndetse n'amatungo menshi, kandi nitwe twari dufite abana benshi bise. Abantu batangiye kutugendaho, nuko umunsi umwe nagiye gushaka utwatsi tw'amatungo. Umugore wari inshuti y'umuryango anyuraho aransuhuza nk'ibisanzwe, turaganira. Twaganiriye byinshi, tugeze tuganira ku by'abana, maze arambwira ati, wowe ntabwo uri nkatwe, turatandukanye cyane. Wowe ufite abana benshi kandi banyuze no mu mashuri, bafite ubwenge, bazagushajisha neza. Naramubwiye nti, ibyo ariko ni Imana ibitanga, kandi no kugira ngo bige narabiharaniye cyane, zari inzozi zanjye. Uwo mugore yarimyoje, arangije arambwira ati, biragoye ko watunga buri kimwe ukagitungira mu badafite buri kimwe, kandi nabo bashaka gutunga buri kimwe. Arangije kuvuga gutyo arigendera. Sinamenye icyo ashatse kuvuga, gusa ariko rero wa mwana we, uzajya ugira amakenga mu byo ukora byose, kandi buri jambo ryose wumvishe ujye ubanza urisesengure mbere yo kuryibagirwa. Hashize iminsi itari mike, nuko umwe mu bahungu banjye nakundaga cyane wari urangije kwiga yaje gufatwa n'indwara yo kwitura hasi. Yagira ngo arahagurutse akagira ikizungera akagwa hasi. Indwara yakoze mu gihe gito, tumujyana kwa muganga, ariko bibi by'ubusa n'ubundi amfira mu maboko. Byari agahinda mu muryango wanjye, ariko n'ubundi twagombaga kumushyingura. Umwana yarikanze niko kubwira nyirakuru ati, nyogoko ihangane pe, ubwo se wumvishe umeze ute nyuma yo kubura umwana wawe? Ntabwo biba byoroshye, ariko ibyo byararangiye
ubuzima burakomeza dusubira no mu buzima busanzwe. Gusa ariko ntibyamaze kabiri. Buri mwaka nyuma y'uwo napfushaga umwana mu buryo butunguranye, kugeza nsigaranye umuhungu umwe ndetse n'umukobwa gusa. Ubwo umugabo wanjye we ntiyari akivuga, yari yararwaye ihungabana, kugeza aho bimuviriyemo guta umutwe, amera nk'umusazi, akajya arwana kandi akubita uwo abonye wese. Umukecuru yatangiye kuvugana ikiniga gikomeye cyane. Wa mwana we, intimba n'agahinda byashenguye umutima wanjye. Umugabo wanjye twamufungiye mu nzu kugira ngo tumurinde guhura n'abantu. Nanjye ubwanjye iyo namwegeraga yarankubitaga, menya ahari yari yaribagiwe ko ndi umugore we. Iyo twamushyiraga ibyo kurya twabimuherezaga nk'ujugunyira imbwa ibyo kurya kugira ngo utamwegera akagufata. Umunsi umwe yaje kwica urugi maze arasohoka. Ni njye njyenyine wari uhari. Yatangiye gusakuza cyane ari n'akandwanya, maze nanjye mu kwirwanaho nafashe igiti cyari aho nuko mukubita mu mutwe ntabishaka, maze ahita agwa hasi. Wa mwana we, ni njye wiciye umugabo, namwishe ntabishaka. Umwana yahise yegera nyirakuru maze atangira kumuhoza, avugira hasi ati, nyogoko ihangane kandi humura ndahari, waciye mu bigeragezo bitoroshye, ndakumva, akira asoma ku mazi ubundi ukomeze umbwire. Umukecuru yanyoye amazi arangije ahanagura amarira yamushokaga ku matama, ubundi akomeza inkuru ye. Ku musozi w'iwacu ntacyo nari nkivuze, nari maze kubura abana banjye 5 n'umugabo wanjye. Ntacyo nari nkitekereza, sinajyaga ngo bimanuke. Naricaye ndatekereza ndavuga nti, uyu muhungu wanjye nintagira icyo nkora nawe arancika. Naramwegereye ndamuganiriza, amusaba ko agomba guhita ashaka umugore bakabana, byibuze we akazama abuzukuru. Umwana yahise amuca mu ijambo aramubwira ati, wese nyogoko, ko wari usigaranye umuhungu umwe n'umukobwa kandi ukaba wavuze ko imfura yawe yari umukobwa, kuki we atari yarashatse? Ubwo ntiyari yarashaje? Umukecuru yaruhukije maze areba mu kirere, niko kuvuga ati, nibyo koko umukobwa wanjye yarashaje, ariko kandi nta mahirwe yagize y'urushako, kuko ubwo yari akirangiza kwiga akabona akazi ko kwigisha, yaje gushaka umugabo, ariko buri uko abyaye akabyara umwana upfuye. Ibyo byatumye umugabo amurakarira cyane, atangira kujya amukubita kubera ko nta mwana amuha. Umunsi umwe yaje kumukubita aramukomeretsa cyane mu mutwe, bimuviramo kugira ubumuga bwo kutareba, niko kwigarukira mu rugo. Ubwo rero umuhungu wanjye yaje kubyemera, ashaka umugore ndamwubakira urugo rwiza cyane. Icyo namwifurizaga nuko yari kumbyarira abuzukuru maze kongera kugira abana bankomokaho. Umwana yamuciye mu ijambo aramubwira ati, nyogoko, nizere ko umuhungu wawe abuzukuru yabaguhaye nk'uko wabyifuzaga. Ceceka, inkuru iracyakomeje wa mwana we. Umukazana wanjye atwite inda ye ya mbere, namubaye hafi kuri buri kimwe, nanjye mfite amatsiko menshi yo kubona ukuzukuru kanjye. Igihe cyo kubyara cyarageze, maze ansaba yuko yabyara ari njye uhari. Ubwo yatangiye kuzana ibimenyetso, maze nanjye ntangira kumufasha, nuko abyara umwana mwiza cyane w'umuhungu. Nanishimye nkomeza kurangarira umwuzukuru wanjye wari uvutse. Nk'uko ubyaye wese aba afite amatsiko yo kureba uwo abyaye, we ntiyigeze agira ayo matsiko. Nategereje ko ambaza ngo, ese mbyaye iki? Ndaheba.
ubwo narahagurutse ndamwegera ngo muhereze umwana, maze nkubitwa n'inkuba. Umuntu yari yagiye kare, yari yapfuye. Nakoze ku mutima we ngo numve ko agihumeka, ariko umwuka wari wamushizemo kare. Umuhungu kumva ayo magambo yarababaye cyane, niko kubwira umukecuru ati, mukecuru, ariko nawe menya wari ufite umwaka. Ubwo se uwo mwuzukuru wawe yabaye hate nta nyina afite? Byari agahinda gakomeye ku muryango wanjye. Ubwo ako gahinja nakazanye mu rugo, maze umukobwa wanjye kubera ko hari hashize igihe gito yirukanwe n'umugabo we kandi akaba yari amaze kubyara, nubwo atahetse yari agifite amashereka, yatangiye kukonsa nkajya mufasha nanjye ibyo nshoboye. Umuhungu yahise ahaguruka areba hanze, niko guhita ahindukira abaza umukecuru ati, none se umuhungu wawe byamugendekeye gute? Umukecuru yahise yubika umutwe n'agahinda kenshi agira ati, umuhungu wanjye ntiyongeye gutekereza iby'abagore, nta nubwo yakomeje kumfasha imirimo nk'ibisanzwe, ahubwo yahise yishora mu biyobyabwenge bimugira imbata, ndetse atangira kwiba agahohotera abantu. Ibyo byanteye agahinda gakomeye mu mutima wanjye, nkajya nsenga mbaza Imana nti, kuki ibibi byose ari njye bibaho? Kuki n'umwana wanjye umwe nari nsigaranye abaye gutya? Umunsi umwe naje kumva inkuru itari nziza kuri we, imodoka yamugongeye mu muhanda yasinze. Yari yakomeretse cyane. Namurwarije mu rugo kubera ko nta bushobozi nari nkifite bwo kumujyana kwa muganga. Najyaga murebera aho aryamye agahinda kakanyica. Wa mwana we, ibyo nakoze n'undi wese yari kubikora. Nyogoko, wakoze ibiki? Umuhungu wanjye nabonye ari gukomeza kuribwa cyane, ndamworohereza mufasha gupfa atababaye cyane. Namuhaye umuti w'imbeba mwinshi arapfa. Nanjye numvaga maze kurambirwa kurwaza buri gihe nta wundi muntu uhari wo kumfasha. Umwana yitegereje nyirakuru n'ubwoba bwinshi, niko kuvuga ati, birumvikana nta yandi mahitamo wari ufite. Ubwo mu bana bawe wari usigaranye umukobwa gusa? Wese yagiye ko ntawe mbona? Wamubona gute se kandi adahari? Umukecuru yari afite umutima ukomeye. Yarahagurutse afata agatambaro kari kamanitse ku gikuta cy'inzu, maze aravuga ati, umukobwa wanjye w'imfura yari mwiza cyane, yaritondaga kandi yaranyubahaga cyane. Aka gatambaro ntikamuvaga mu mutwe, yaragakundaga. Kubera bwa bumuga bwe rero bwo kutabona, wa mwuzukuru wanjye ubwo yarari kwiga gukambakamba yaje kumucika aragenda. Mu kujya kumushaka yaje kwisanga yaguye mu mwobo w'umusarane wari uri gucukurwa ngo tuwusimbuze uwari ushaje. Uwo munsi sinongeye kuvugana nawe, yahise apfa, maze nisanga nasigaranye n'umwuzukuru wanjye gutyo. Nagize agahinda kenshi gakomeye, mbura epfo mbura na ruguru. Numvaga nanjye kubaho ntacyo bikimariye. Ni kenshi nagerageje kwiyahura, ariko n'ubundi nkanga gupfa. Menya ahari Imana ari ikimfiteho imigambi. Mwana wanjye, nizere ko ibisubizo byose washakaga ubibonye. Umwana agahinda karamwishe, araturika ararira, niko kwegera umukecuru aramubwira ati, nyogoko, umbabarire cyane. Nagiye ngoza ku nkeke nkusaba ngo umbwire ibyacu, ariko ntabwo nari nzi ko wanyuze mu bintu bingana gutyo. Kandi urakoze kubwo kumpa amakuru. Mwana wanjye, umbabarire kuba nari narabiguhishe. Nategereje yuko ukura kugira ngo uzamfashe kwihorera
kubisha ababyeyi bawe. Namaze kumenya ko wa mugore wari inshuti yacu ari we wari inyuma y'impfu z'abana banjye ndetse n'umugabo wanjye. Ndagira ngo rero ibyo yankoreye bimwiture, njye nawe dufatanyije. Umwana n'umujinya mwinshi yahise abyemera agira ati, mukecuru, nemeye kugufasha kuri buri kimwe cyose uzankeneraho, kandi nanjye nishimiye kwihorera ku bishe ababyeyi banjye. Mwakoze cyane kubana nanjye. Njye mwari kumwe wagejeje iyi nkuru, nitwa Wusi. Nizere ko turi kumwe no mu zindi nkuru z'ubutaha. Ndabashimiye. Imana ikomeze ibahe umugisha.